reka nkwisuhurize nk'ikaze kuri Kigali Band Seri nk'ibisanzwe genda Moses, ariko nkubwira ngo nyamuneka nimba wari warazengurutse ushaka kugura inzu ukaba hariyo wari wabonye uvuga ati reka nishyure, bawitonze uze urebe ibintu biri kubera Kabeza, kuko nge byanyobeye nk'ikihagera ni ibintu bimeze nk'ibitangaza. Haje uburyo, hajeho systeme zo kubaka inzu. Nge nk'ikihagera nk'uko ubibona nabanje kugira ngo ni etage, nkajya mbabaza nise iyi si etage, batoya bati iyi ni bariko nk'uko mubibona, ariko naje gusanga niyo nzu ya mbere iri mu Rwanda yubatse kuri systeme nziza igezweho. Uyigura iyo nzu bawitonze uze nkwereke inzu. Reka tubanze tuninjirane gatoya tugendana ureba akantu ku kandi. Ese wowe nimba uri kwitegereza iyi nzu urabona ni etage cyangwa ni cadastre? Nge naje kubyemezwa nuko bambwiye ngo iyi nzu ihagaze miliyoni 140. Ikindi cyabenyemeje bambwiye ngo urabona aha hantu hejuru hose ubona, urabona ko wagira ngo ni etage. Bambwiye ngo iyi ni rooftop. Tandukana muri kabahanga bikorera akazi n'abenjeniyeri, natwe cyangwa se abakire bakorera amafaranga yabo baze bigurire ibikorwa. Iyi ni inzu ya mbere nakumenyesha ko muri Kigali nta handi hantu wayibona, no ku machannels yose kereka muri Kigali Band Seri ubona iyi nzu imeze gutya kuri miliyoni 145. Mu by'ukuri ni agashya, ni hano Kabeza, iwabo wabeza, iwabo w'ibyiza. Mu by'ukuri ndebera iyi nzu, yaba inkingi, yaba amatara, yaba buri kantu kose, ni amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Ni inzu nziza ubona ko ibereye ijisho. Kiriya gice cyo hejuru cyose wakwicazayo abantu batwikiriye. Ubundi mwamenyereye ko amarufutopu usanga ari akantu baba barashyizeho ka makoshesho k'amafuti, ariko ubu ngubu uyu we yavuze ati reka mbubakire. Reba inzu mu by'ukuri ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, igikoni. Urabona ko ifite parikingi y'imodoka zigeze muri 4 ntoya, zaba ari amajipe, ikaba ari imodoka 3 ziparitse neza. Reka mbisubiremo, miliyoni 145 iki gipangu wacyegukana. Ubwo muri ibyo byumba 4 ifitemo na manex. Reka nkubwire, reka twinjirane nkwereke ibyiza by'inzu yacu. Aha, reka dukomezanye. Ubwiza bw'inyuma bwo ntago bavuga ngo uzabumare. Ni byiza cyane ko mu Rwanda haza abantu bakora itandukaniro. Ndebera izi nkingi mu by'ukuri ziri aha ngaha. Aha ngiye nahageze ushobora kwikanga ukagira ngo ntago ari mu Rwanda ugeze, kuko yaba na Kibagabaga yewe na Nyarutarama na Kagarama ntihazagiye umuntu ukubeshya. Iyi niyo cadastre mbonye ya mbere. Iyi ngiyi ni inzira ijya kuri rooftop yacu, turaza ko hajya nyuma. Uru ni urubaraza rwo kuri chambre principale, uru ni urubaraza rwiza rwo kuri salo, tukagira inzira ijya ku manex. Uca hari hirya, ubwo manex harimo ibintu byose nkenerwa, igikoni, inzu y'umukozi, ndetse tukagiramo na dushe na toilette byo hanze. Ngwino tugendane rwose tugenda tubereka akantu ku kandi. Uru ni urubaraza rwiza cyane duhagazemo, rugari, rwisanzuye, ushobora kwicaramo naho ukaba waruhuka. Ariko ndebirira karorire ifunze kuri iyi nzu. Iyi nzu niyo ya mbere, ndakwizeza kuguza inzu waba umeze nk'ubonekewe. Urabona ko dufite urugi rwiza rwa muvura nk'ibisanzwe mu by'ukuri, ariko ubikaze muri salo yacu. Reba salo, ndebere itandukanye. Nge nakubwiye ngo buriya bwiza uri kubona hanze wabonaga. Urabona ko dufitemo amatara meza cyane, ni ibintu byiza by'ibisirimu, yaba parafo yacu, amatara, ndetse n'ubugari bw'ino salo yacu. Urabona ko iyi salo isanzuye, ngari, imeze neza. Parafo ni gypsum, amatara meza afunze, ngira ngo amaspotlight murayabona. Ariko ntabwo dutinda muri ino salo, tukomeze twinjirana tugendana. Hahashya, ndebera nge nageza hano mbona birandenze. Banyerekere kano kantu nuko reba design, urebe icyo abantu batandukanye. Navuye ngo reka abenjeniyeri bakora ibintu byabo, namwe mushaka amafaranga meze mu bwiza. Aho uri hose ndabizi ko iyi nzu uri kubona ko ari iya mbere mu Rwanda. Iyi ni salle à manger, nayo nini cyane, yisanzuye, ngari kandi nziza. Nakubwiye ko iyi nzu yubatse mu kibanza cy'ubuso bunini, kugira ko nayo irisanzuye. Kabeza hano hafi na kaburimbo rwose, n'ibyo ngo bifite yayo. Iyi ni inzu nziza itakagucitse. Iki ni igikoni kinini cyane, reba ukuntu hangana. Hano hagereranyije kuzashyiramo ububati. Arimo aracyabishyiramo, nitugera ngiye ntanguranwe kugira ngo nkwereke ko inzu ari nshyashya. Ariko nituza kugera mu byumba hose uragenda ubona ko ari inzu ifite ibyumba bigari kandi binini.
ndebera iki gikoni kingana gutya, uyu muzenguruko wose azashyiramo igikoni cyiza cyane, ni cya gikoni kiba kigezweho gifite umwanya wa firigo, gazi kuka n'ibindi byose. we ntugire ikibazo muri icyo giciro birimo. Reka nkubwire, reka tujyane mu manegisi gatorere bukunyiza. Aha, igikari cyacu tukaba twakigezemo. Nakubwiye ngo itandukaniro uze kwitonda urebe neza. Ndebera imbuga yose ishashe amakaro, nta hantu hamwe ushobora guhurira n'icyondo, kandi ni imbuga ngari yisanzuye, abana bahakinira umupira, wahakora ibintu byose ushaka, kubera ko hano tuhafite ishyiga ryo hanze kuri abandi bakunda agasombe cyangwa ibishyimbo. Uyu ni umwanya wabigenewe. Tukaba dufite umwanya hano w'inzu y'umukozi, tukagira na dushe na tuwarete ndetse n'umuryango wa sitoke byo hanze. Reka twinjirane mu nzu, duhere ku cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Reka dukomezanye duhere hano mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Reba finisaje. Buriya abantu bose bazakubeshya ngo nkoresha nanjye ngo muvure, ariko iyi niyo finisaje. Aha turi Kabeza, iwabo wabeza. Twinjirane mu cyumba cyiza cyane cy'abashyitsi, aho duhera muri dushe na tuwarete yacyo. Kiba ibanyerekere rwose, ibanyerekere. Ni dushe na tuwarete nziza ifite amakaro meza agena nakunze, ikaba ari ngari, ariko muze kwihangana, settings za tuwarete zirimo, settings za lavabo ariko birimo biraza, ntabwo arabishyiramo, ariko ejo bundi nuza kugura uzabisangamo. Ndebera icyumba, reba icyumba. Iyi ni inzu nziza naguhitiramo kuba wagura, kubera ko uyiguze ntabwo wakicuza. Iki cyumba ndabona ukibonye neza. Reka dukomezanye tujyane mu bindi byumba. Reka dukomezanye aho tugiye kureba ibyumba bitatu, igice turi busangeho na master bedroom. Tugendane. Nakubwiye ngo ni inzu ngari igiye ifite amakorodori magari yisanzuye. Mu by'ukuri iyo winjiye hano uhita uhura na korodori igufasha kureba ibindi byumba. Aha ngaha dufite umuryango ushobora kuba wajya mu gikari uwuciyemo, ariko ni karibu mu cyumba cyacu. Muri bya byumba twakwita ko ari ibyumba by'abana, ni ibyumba bikoze neza. Iki cyumba cyajyamo 2 kuri 2 kigasagura n'umwanya munini. Njye nakunze finisaje y'uno mugabo. Nakubwiye ngo ndakomeza mushyiremo ijambo, reka benjeneri bakora akazi kabo, natwe dukore akazi katureba. Aha ngaha ni ikindi cyumba tuhasanze cyiza, kinini, kigari, cyisanzuye. Reka manza nkubwira, ariko mu by'ukuri ihangana kandi abantu handitse subscribe kugira ngo dukomezanye. Wowe watuganye muri Kigali Bandiseri, ushobora no kudakunda iyi nzu, usibye ko njye nizeye ko 100% uri buyikunde, ukaba twaguha n'iyindi. Banyerekereye dushe nziza cyane ikoreshwa cyangwa se savinga biriya byumba bibiri. Amatuwarete nayo ejo bundi n'umusibe ejo akaba arimo. Iyo uyigure kuri 145, ibyo bintu byose uzabiguramo. Reka nkubwire, katujya muri master bedroom. Twakomeje. Aha ngaha mpagaze bazashyiramo urugi, nuko rutarajyamo rutandukanye chambre principale, ariko ni karibu muze tugendane twebwe tubabereke. Reka iyi dushe iyo mfata umwanya nyinjiremo mbasobanure ko iyi ni dushe nini yajyamo nka jacuzzi, kuko urabona ni ngari cyane, ifite amasettings. Aha ni shower n'izabiri, tukagira hano undi mwanya mwiza cyane wa lavabo n'izabiri, tukagira n'umwanya wa toilette uzabura aha ngaha. Urabona ko ari dushe ngari yisanzuye, ingana nk'icyumba ubwanyu. Reka twinjirane mu cyumba nyizina. Reba icyumba, ushaka urebe uceceke mu by'ukureba, undebere ubugari bw'iki cyumba. Icyumba kigari kinini cyane, cyajyamo igitanda, uburyo wabishaka kose niko wagiteramo. Meza agiye afunze aha, urefunze izira gisamu. Nyamuneka iyi nzu iramutse igucitse byaba ari ibyawe, ntabwo wabimbaza. Aha ngaha uyu mwanya ubona niwo wajyamo amagariderobe. Urabona ko ibintu byose muri iyi nzu bigiye bisetinze, ariko uhindukiye gutya kuri kamera yawe uhita ukubitana n'urugi rwiza cyane. Uru ni urugi ushobora gucamo udaciye muri salo. Reka no kubatinjira tujyane kuri sitopu urebe uburyo bimeze. Aha twazamutse kuri cya kindi natangiye mbabwira ngo ngiye cyanteye urujijo. Ndebere no kurafu, reba utandukanye ba bandi bakora kutufutopu akabakiza. Oya, aha ntago ari ukubikiza, tugendane. Reba ino rufutopu kungana nuko. Aha naho wagira ngo ni inzu. Ni inzu nayo kuko ifite finisage nziza, irasakaye, imeneye dare, buri kantu kose. Nyamuneka iyi nzu reka nkwibutse ni $145,000. Tandukana no guhendwa, va mu Kagarama wikivuga wijye kwibanda ahantu hamwe ngo aha ngaha ngo hafite brand zamurwa n'iki se? Brand zamurwa n'inyubako.
iyi nyubako nimba ariyo ya mbere iri kugaragara hano Kigali, ikaba irabonekanye Kabeza. Kabeza nyine ubwo nayo ifite brand. Reka nkubwire iyi nzu ntiguciye. Reka nkubwire nimba ukunze iyo nzu, izo nimero ubona waduhamagara cyangwa se ukatuvugisha kuri WhatsApp ukatwandikira, byose birashoboka. Ariko ndabizi neza ko inzu ikunze. Ibyumba 4, dushe na toilette 3, yubatse mu kibanza kinini, yubakanye ubuhanga budasanzwe kuko ndakubwira ukuri ko niyo design nabonye iya mbere hano i Kigali. Wenda izizaza nyuma so ntabwo nzizi ko zaba zimeze, ariko izari ziri imbere narazibonye. Iyi yadutse niyo ya mbere uhereye ubu ngubu. Channel yacu ni Kigali Band Seri. Genda Moses nimba hageze kura subscribe, nurangiza uze musurishinze ya 145 iri hano Kabeza, uyigure witurire neza cyane. Murakoze cyane.